Icya kabiri ni uko umuntu wese agomba gutunga gukiranuka kuzuye mu giti cye, akajya yigenzura agasoma ibyanditswe byera akamenya, yarangiza akavuga ngo ese iri jambo, ibi byanditswe, ibi bintu ni nge bibaza. Kuko abantu benshi bari gusomera abandi ariko batisomera. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana ariko nawe unabyisomera, ntiwumve ko hari abandi ryandikiwe ahubwo ukumva ko ari wowe waryandikiwe. Waba uribwiriza, waba urihanuriramo, waba urisengeramo, ukajya umenya ngo ni nge ribwira mbere y'uko wowe ufasha abandi, nawe ugomba kuba wifashije. Rero nicyo kindi cya kabiri. Cya gatatu, icyama Imana ikakugira umuntu mu bantu benshi, ikaguhamagara mu bantu benshi, ugakora ibyo benshi batashoboye, mu kazi urimo, mu gihugu urimo, mu bihe urimo, mu miryango ubavukamo. Imana igutoranye nk'umuntu ukora ibitandukanye n'ibyo benshi bananiwe gukora. Mu yandi magambo, ikuhindura umuntu ukenewe, ikuhindura umuntu udasanzwe. To be a die monevoriga antastopenima heri witando mandi foregra shelezo mandi foregra. Nshuti yanjye, Imana iguhuza n'umuntu uguhuza n'ibyo Imana yavuganye nawe, iguhuze n'umuntu ugendera igisubizo cy'inzozi zawe, iguhuze n'umuntu uguhuza n'icyerekezo cyawe, iguhuze n'umuntu ukugeza mu ndoto z'Imana yavuze. Ntikunde ko imigambi ya Satani isohora, ahubwo intego y'Uwiteka n'ijambo ry'Uwiteka risohore mu buryo bw'itegeko riremereye. Nemone foda laza bimi manta fore bome na fota raza moda pimu kugire umuntu udasanzwe ukora ibyo abandi bananiwe gukora. Pastor, umushumba, mukristo, Imana iguhindura umuntu umwe mu bantu rero ukora ibyo abandi batashoboye gukora, iguha amavuta akora ibintu ibyo abandi batashoboye, ikumbere igikundo n'igitindo cy'umwuka. Imana iguhindura umuntu umwe gusa, igutoranye mu bantu benshi, ikugira umuntu umwe ukora ibyo abandi batashoboye gukora mu izina ryanjye rya Yesu. Ijambo rirambwira ngo icyo gihe abana n'abantu benshi, kandi azi ibyo abantu bafite, azi ibikenewe mu bantu. Uyu yaje aza ari ingoranwa, aza ari umuntu ukenewe uremereye. Toyaza bini foda anda foregre. Imana iguhuza n'umuntu nshuti yanjye, uguhuza n'iki Imana avuganye nawe. Imana iguhuza n'umuntu urwana intambara yawe, akarwana intambara. Ikizakubwira ko wahuye n'abantu nuko abantu bo bazakunyaga, bazakwiba, bazashaka kugusambanya, bazashaka kugira ngo bakugirire nabi, bazakuteranya. Ariko umuntu Imana igutumyeho razamo audacity for menigre. Ndumva ijuru, ndumva ibihe by'umwuka, ndumva ijambo rihindura, ndumva imbaraga zikomeye z'umwuka w'Imana. Imana iguhuza n'umuntu uguhuza n'isiga mu buryo budasanzwe cyane. Dena karaza bonema shiridi bini fomenigre. Ndashima Imana y'ugutumye nk'umuntu, ntabwo yifuza aza kwituma ngo ujye kuteta ku nsinzi, ntabwo umuntu twaje izindi imbaraga z'abantu, azahabwa imbaraga zikugeza ku kintu gikomeye. Kubera ko impamvu ya mbere, ntabwo uyu muntu Imana yamwohereza ku buzima bwawe ngo ace mu bandi bantu, reka da, kuko azi neza ko ageze mu bandi bantu bamuca intege, avuga ngo ntabwo uzabitsinda. Uriya muntu mwihorere, aza bucece, akora mu ibanga. Ikimutumye, ikimuzanye nicyo akora, kandi intsinzi y'Imana akayikugeza mu izina ryanjye. Ukeneye umuntu umwe gusa, niwe wenyine ukeneye mu izina ry'Imana. Hanyuma nerekeza ku musozo, ufite amajenerali n'abandi batandukanye. Icyama muri iki gihugu Imana igahagurutsa umuntu umwe gusa yakora ikintu gikomeye muri iki gihugu. Icyama hakaba umupasitori umwe yakura igisuzuguro ku gihugu. Icyama Eliya yahagurutsa umwe, yica abagizi ba Bayali n'Imana yabo, arabisuzugura. Ni umuntu wabikoze. Imana ihagurutsa umwe ku buzima bwawe, imukure mu bantu benshi, hano waro n'imwe, nta mbaraga n'imwe yatsinda umuntu. Imana ihagurutsa mu izina bacu Yesu Kristo. Waba uri muri Amerika,
waba uri burayi, icyo Imana ivuganye nawe, icyo Imana ivuganye nanjye ni uko ivuze ko idahurikije umuntu umwe, uko kuva mu kibazo cyawe, waba uri muri iki gihugu, waba uri mu bihugu bitandukanye, iravuze ngo idahurikije. Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwabyo, hafi na kure. Mwese turabasuje kandi tubifurije ineza y'Imana, tubifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Nipo mvugana kuri mikro, ndi kumwe na Theoneste kuri kamera, amashusho mubona meza niwe turi kuyakesha. Uyu munsi twabukiye nta kiki tugenza uretse kwamamaza Yesu Kristo, uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkunda kubabwira ngo nibamenye ukuri niko kuzabato. Nta kintu kiduyenza rero, nta yindi gahunda yindi uretse kwamamaza Yesu, kuvuga gukomera kwe. Ni Shalom TV hamwe n'Umusaba TV. Kora subscribe niba utarayikora, kandi nkunda kubabwira ngo ikiganiro n'ubuntu gikunze, n'ubuntu cyishimiye, wibyihererana ahubwo gisangiza n'andi, udufashe ivuga ubutumwa turi gukora. Turifuza ko amahanga yose amenya Yesu. Nkunda kubabwira kandi ngo Yesu ari gutegura umugeni, ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire adafite umugayo, adafite ikizinga. Nuko twinjira mu kiganiro rero, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ntabwo mumenyereye kuri zino televiziyo, bisa nk'aho ari ubwa mbere duherukana kera. Nishimiye kongera kumwakira. Reka ntikaze kandi uraho neza? Amakuru makuru cy'iminsi myinshi. Yego, natangiye mvuga ko ari ubwa mbere tukwakiriye. Mwitwa bande? Yego. Yego. Amen. Imana iguha umugisha. Nanjye nishimiye kubana nawe muri uyu mwanya. Uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa. Imana igiye gukoresha ibintu n'ibitangaza. Navuga ngo no muri aka kanya ndifuza yuko Umwuka Wera yongera akagukoresha kandi wundi bushyashya. Amen. Nuko rero dushima Imana ko ikubashishije. Reka ngusabe umanze usenga Imana, ubundi twinjira muri gahunda y'umunsi. Reka dusenge Imana tuyishimire uburyo bwose. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga zawe zikomeye, ubutware, Itegeko n'ubwenge byo muri Kristo Yesu, kunesha, gutsindishizwa n'amaraso y'umusaraba, ibyiringiro by'abera, nshuti nziza itabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Tugushimiye ibihe byiza, tugushimiye kuba turinze imyaka myinshi tumaze ku isi. Wabanye natwe, wakoze iby'imbaraga, watesheje agaciro ubutware bw'imbaraga nyinshi, waremesheje iby'itegeko twarakubonye mu ruhande rwacu. Turagushimiye kuko imbaraga zawe zikomeye. Tunejejwe n'uko tuzi, tunejejwe n'uko twemera, kandi twemereye kugira ngo tuganire ijambo ryiza waduhaye, no kugira ngo tumenyeshe abantu iby'ukuri ku itegeko ry'ijuru. Turagushimiye kubw'imbaraga zikomeye, ubutware n'itegeko n'ijambo n'ubuhanga byo muri Kristo Yesu. Tunejejwe n'ubushobozi bw'Umwuka w'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana. Amen. Mbere yuko nguha umwanya ukatubwira icyo Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku bantu, tunashimira n'Imana ko ari wowe ihisemo kugira ngo igunyuzemo ifunguro rigiye kudutunga ry'ubugingo muri uyu munsi. Claude,
maze ikibazo maze iminsi ngende kwibaza nawe wakibaza n'undi muntu wese ashobora kuba ari kukibaza impamvu ndi guhora nkibaza nuko ntarabona igisubizo cyacyo. Turi mu minsi abavuga butumwa babaye benshi, abahanuzi umunsi ku munsi tugenda tubona abahanuzi ngo njye ngo ndi umuhanuzi, ninjye muhanuzi uri guhanura, ninjye muhanuzi uri gukora ibitangaza cyangwa se gukoreshwa ibitangaza mwe namwe tukanabibona ari kubikora. Ni iminsi insengero ziri kugenda ziba nyinshi umunsi ku munsi, kandi twajya mu rusengero tukabona abantu baruzuye, yaba ku cyumweru y'umubyizi tukabona abantu baruzuye, ababishopu, abapotre, abavera, ni benshi. Ndatanga urugero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibafashe lokali cyane. Ivuga butumwa rigakorwa ku maradiyo, rigakorwa ku macano cyangwa se ku ma YouTubers, rigakorwa mu nsengero zitandukanye. Ariko uko iminsi igenda tukabona ibyaha biri kugenda byiyongera ku manywa na nijoro. Wareba ku masitati y'inzego z'umutekano ukabona uyu munsi hafashwe runaka, ukabona ibyaha biri kwiyongera. Nkibaza ko ivuga butumwa ari gukorwa buri munsi. Ni iki cyakorwa mu bavuga butumwa cyangwa abakozi b'Imana? Kubera iki ibivuga butumwa ritari gutanga umusaruro? Kuki ari gukorwa ivuga butumwa ridatanga impinduka? Ese ni iki cyakorwa kugira ngo ivuga butumwa muri gukora, ubuhanuzi muri guhanura, biri kugenda bikorwa bigira umusaruro tubibone, ku buryo leta ivuga ati uyu munsi hari ikiri kujya gihinduka bitewe n'uko ndi kwibaza kubera iki ibyo byose bikorwa ari ikintu gihinduka. Iki cyakorwa, iki mwakora kugira ngo bivuga butumwa muri gukora bigire umusaruro kuba muri bwira? Ndabaza mvuge ku kintu kimwe wari wibajije nanjye, ariko ni ikintu maze iminsi nibaza, ariko nakigiriye igisobanuro kimwe ndi gusenga. Ni uko impamvu ibyaha bigwiriye mu bakozi b'Imana, abantu badahinduka kandi baba mu rusengero, abantu badahinduka kandi bagaragara nk'abantu bafite ubumana muri bo. Icya mbere ni uko abantu batakaje gukiranuka. Ntabwo abantu bagitinya icyaha cyabaye kinini, kandi nitujya mu byanditswe byera, kubera ko abantu bagwije impano zo guhanura ndetse no gukora ibitangaza, bakubaka insengero ndetse n'ibindi bitandukanye byinshi, ariko washaka imbuto ukazibura muri bo. Nuko Bibiliya bitubwira neza. Yesu yaravuze ngo nimwumva bavuga ngo ndi hano ntimuzajyeyo. Nta yindi mpamvu yabivugaga, nuko abantu benshi batandukanye bagwije kwihangira imirimo, reka mbyite gutyo, kubera ko izindi nzira zarabuze, akazi karabuze, abantu baracura imbaraga zitandukanye. Nuko amasengesho abaye make mu bantu. Icya kabiri, gukiranuka ntibagitinya icyaha. Ibyo ni byo bintu bituma abantu bakomeje gukorera ibyaha mu nsengero. Nuko batinyutse, bagoretse ukuri, banze gukurikiza ukuri, barangije bakurikiza inyigisho z'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo rero nicyo gisobanuro cyerekana ko ari mu minsi y'imperuka. Hanyuma ikindi cyerekana nuko abantu impamvu bakora ibyaha, nuko abantu batakaje indangagaciro z'aho bajya. Ubwami bajyamo ntabwo babusobanukirwa, abantu barasobanya aho gukurikiza gahunda ndetse n'ibyanditswe byera. Hanyuma mvuga ku kintu cyitwa igisubizo cy'umuntu yakora, icya mbere ni uko buri muntu wese mu itorero arimo agomba kuba yejejwe muri ryo. Icya kabiri ni uko umuntu wese agomba gutunga gukiranuka kuzuye mu giti cye, akajya yigenzura, agasoma ibyanditswe byera, akamenya, yarangiza akavuga ngo ese iri jambo, ibi byanditswe, ibi bintu ni nge bibaza. Kuko abantu benshi bari gusomera abandi ariko batisomera. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana ariko nawe unabyisomera. Ntiwumve ko hari abandi ryandikiwe, ahubwo ukumva ko ari wowe waryandikiwe. Waba uribwiriza, waba urihanuriramo, waba urisengeramo, ukajya umenya ngo ni nge ribwira, mbere y'uko wowe ufasha abandi nawe ugomba kuba wifashije. Rero nicyo kindi cya kabiri. Cya gatatu, abantu
dukwiye guhaguruka tukuzura amasengesho y'ubumana mu mutima, kubera ko hari ijambo nari rifite rikomeye mu minsi yashize rivuga riti dukwiye gutunga ukuri ni umuntu nagira ukuri biravuze ngo nuko atuze Kristo. Burya Kristo natandukanye n'ukuri, kandi umuntu ufite uko kuri nuko bigaragara ko afite Yesu, kandi kugira Yesu ni igisobanuro cyo gukiranuka, atari wo mu idini, atari kuvuga ngo ndi mfite izina runaka kandi profete mfite amagambo nk'aya, no, ahubwo ugatunga Kristo n'umutungo uzabutunze ukuri. Rero Kristo azana impinduka yageze mu muntu, nicyo kintu twakora, tugatunga amasengesho ariko ashingiye mu byanditswe byera, niho tuzabona impinduka y'abantu bahanura ariko bakijijwe, nibwo tuzabona abaprofete, abapastori, nibwo tuzabona insengero zifite umuntu n'ubukristo bwuzuye. Nicyo kintu rero navuga gikomeye twakora. Ibyo mbashije kumva nuko impamvu ritagira umusaruro ku baryumva ari uko iryo vugabutumwa kenshi riri gukorwa n'abantu bafite inyungu zindi bakeneye, cyakabiri bakabikora n'ibyaha mu byo nabashaka kumva, cyangwa se bakajya mu ivugabutumwa ko bafite inyungu nyine zifatika bakeneye, urumva mu magambo make nk'icyo ngicyo bashatse kuvuga. None ko hari abantu bari gushaka gukizwa uyu munsi, bari gushaka kwakira Kristo, ariko abo bantu babakozi b'Imana bameze gutyo, bakora gutyo, bakababera nka bariyeri. Kandi mission dufite cyangwa se misiyo mufite Yesu yatsize atanze nuko muzenguruka amahanga yose mukavuga ubutumwa, bazemera mukabateza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Abo bantu ese iyo misiyo Yesu yabasigiye muzageraho gute? Muzashyikaho mute mugifite abo bantu twakwita ibirura byinjiye mu ntama nyamara ari amasega? Nuko twebwe icyo dushinzwe nuko abagifite ukuri kw'ijambo bakigenderamo, nuko bagomba gukora umurimo bahamagariwe gukora. Hanyuma ukurikirana ijambo, ufite imbaraga zihindura, ufite ubushobozi bukuraho inzitizi yose yabitambitse mu buzima bw'ubukristo ari amasega, niwe uzahindura imitima. Icya kabiri tugomba gukora nuko twebwe tugomba gusengera abo bantu bose bameze batyo, bakorera ku mugayo, bakorera Imana ariko bafite imyuka y'uburyo bwinshi iriganya bera, nuko tugomba gusenga. Hanyuma Kristo niwe uzaza akarobanura intama mu ihene. Nicyo numva twavuga kugira ngo tubashe kumvikana. Umuntu wese umva, waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, umwigisha, umupasitori, umuririmbyi, umukristo, ikintu ugomba gukora mu gihe wahuye n'inzitizi y'abantu bameze batyo, b'abapagani, b'abanyabyaha, kandi berekana ko bafite inzira z'igisiyoni, nuko utagomba kubarebaho, ahubwo wowe ubwawe ku giti cyawe ukirebaho, kavuga ngo mfite urugendo rujya mu ijuru kandi inzira narayimenye, ntabwo ngomba kugushwa n'incamugongo izo arizo zose, abo ukabareka, hanyuma ugakomeza intumbero yo kujya mu ijuru. Nta kindi numva twakora n'icyo ngicyo. Mu magambo make navuga ngo mufite urugendo rukomeye, mufite n'akazi katoroshye. Umucyo ukora icyo tuzi cyo nuko nyir'umurimo nawe ahari. Reka tugumanye noneho nuko twinjira mu kiganiro, ubundi tuma tukagana kugira dutegure ikiganiro neza cyane ko haba harimo n'ibibazo abantu benshi bibaza kandi bakeneye ibisubizo. Tuganirwa bwakora mu gace tuzategura mu kiganiro tugiye tuganira cyane kuko nzi ko uri umwe mu bakozi b'Imana batarabivangavanga. Impamvu y'umbonye nko mukozi mba nifuza kugira ngo ngire icyo mubaza kugira ngo kigire abo gifasha. Kandi reka tugumanye rero navuga ngo impamba umwuka yaguye n'impamba Uwiteka yaguhaye, noneho turifuza ko wayifungura ikagera ku bantu bose baduteze amatwi. Karibu. Imana, inshuti z'umusaraba, abari mu bihugu bitandukanye n'abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ndifuza ko tugira umwanya mwiza wo kwegera Imana ndetse no kuganira ijambo ryiza umwuka yampaye yashyize ku mutima wanjye, kandi ndizera ko umuntu wese ari busobanukirwe kandi ari bwakire ubuzima
muri iri jambo. Ndifuza ko dusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'Itangiriro. Ibice byaho ni ibice 41, umurongo waho ni umurongo wa 38 na 39. Hanyuma tuza no gusoma igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'urwandiko Paulo yandikiye Filimoni, igice ni cya mbere umurongo waho wa 20. Ariko reka tubanze igitabo cy'Itangiriro ibice byaho 41 umurongo wa 38 na 39. Haranditswe ngo, Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Amen. Hanyuma dusome igitabo cya Filimoni. Filimoni ni urupapuro rumwe gusa mu bitabo by'urwandiko Paulo yandikiye Filimoni. Ibice byaho ni cya mbere umurongo wa 20. Haravuze ngo bibe bityo mwene data, kubonemo umumaro muri Kristo Yesu, mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo. Bibe bityo mwene data, mubonemo umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo. Amen. Ndashaka kuvuga ibintu bitandukanye ariko bikomeye. Mu bintu bikomeye nifuza ko navugaho ni ibintu bigera nko kuri 3, ariko nyirizina ndifuza kuvuga ku ijambo rifite intego ivuga ngo Imana iguhuze n'umuntu imukuye mu bantu benshi, iguhuze n'umuntu ariko uturutse mu bantu benshi. Impamvu mvuga umuntu uturutse mu bantu benshi, biravuze ngo afite igisobanuro cy'abantu, kandi uyu muntu aba afite impinduka nyinshi kandi akora ibihwanye n'ibiri mu mitekerereze yawe, akora ibintu by'imbaraga bihindura ubuzima bwawe mu buryo bw'imbaraga zikomeye. Ndifuza mu ijambo ryiza rikomeye mu kwagura iri jambo, Bibiliya itweretse amagambo akomeye. Ndashaka kuvuga kuri teme ivuga ngo Uwiteka guhuze n'umuntu ariko uvuye mu bantu benshi. Impamvu dushaka kuvuga iri jambo nuko nifuza kuvuga impinduka y'ubutwari bw'ikintu gikomeye Imana ikuntumyeho nshuti y'umusaraba, kandi nshaka kuvuga ibintu biremereye. Utega amatwi wumve ijambo Imana impaye kandi ishyize ku mutima wanjye. Hanyuma iki gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 41 umurongo wa 38 na 39 hatweretse inkuru y'umugabo witwa Farawo, ndetse itwereka n'umugabo witwa Yosefu. Bibiliya itwereka iki? Itwereka ko mu gihugu cya Egiputa habayeho igihe gikomeye kiruhije kandi kiremereye, ngo umwami arota inzozi, ngo ariko izo nzozi yarose zimuhagarika umutima ndetse ngabura amahoro n'ibitotsi. Ariko akaba yari afite abiru n'abanyabwenge bahembwaga bafite bije cyangwa igihugu kibishyura, bashinzwe kugenzura ndetse bafite ubushobozi bubasha kumenya no kurondora bakamenya ibihishwe. Aba ngo bari abiru b'umwami, bari abanyabwenge ariko bashinzwe kugenzura ndetse no gukora ibintu bikomeye cyane. Bibiliya itwereka iki? Itwereka ko aba bantu umwami yararose inzozi zimuhagarika umutima, atangira kwibaza ndetse atangira kubabara cyane, ababazwa n'izi nzozi, ngo bituma ahamagara abanyabwenge, abantu b'abashakashatsi, abamenya iby'ibihe n'iminsi, harimo abakonikoni, abapfumu baraguzaga inyenyeri n'ukwezi n'izuba, bari bafite ubuhanga bumenya iby'imiyaga uko ihuha, bakamenya ibishishwemo, bakamenya inyenyeri ije mu gihugu, bakamenya ibirimo. Bari abantu bavumbura kandi bazi byinshi mu buryo bukomeye cyane. Umwami arabahamagara arababwira ngo ni ukuri
mugire umwete muze munsobanurire ngarabarotorera ngo ariko abo bose ngo nibamenye ibyiza zose. Ndashima Imana amahoro. Icyama Imana ikakugira umuntu mu bantu benshi, ikaguhamagara mu bantu benshi, ugakora ibyo benshi batashoboye, mu kazi urimo, mu gihugu urimo, mu bihe urimo, mu miryango bavukamo. Imana igutoranye nk'umuntu ukora ibitandukanye n'ibyo benshi bananiwe gukora. Mu yandi magambo, ikuhindura umuntu ukenewe, ikuhindura umuntu udasanzwe, uvumbura ibya benshi bananiwe kuvumbura, mu izina rya Yesu Kristo. Biravuga ngo icyo gihe uyu mugabo witwa Farawo, aba banyabwenge n'abahanga ntibasobanura ngo icyo gihe ngo hari umuntu Imana yateretse ibwami w'umugaragu w'umuja waherezaga umwami vino, imutereka ibwami kugira ngo azavuganire uyu muhungu witwa Yosefu. Icyama Imana igutekere umuntu ahantu izabonera intsinzi y'ibihe bikomeye cyane. Yateretse uyu mugaragu ibwami kugira ngo azavuge Yosefu afungurwa kurwe muri gereza, kugira ngo azamuhuze n'ikimana yavuze. Ahantu ubona ko nanjye bizahava, gereza uryamyemo ibihe byose bikuruhije, gereza y'uburwayi, Imana iguhagurukiriza umudogiteri, iguhagurukiriza umuhanuzi, umuntu umwe gusa niba ukeneye azahindura ubuzima bwawe, aguhuze n'abantu b'ingenzi bahindura amateka yose mu izina rya Yesu. Ijambo ryambwira ngo uyu mugaragu arangirije ngo abwira umwami ngo tubyifungiye muri gereza, hari umuhemurayi wadusobanura inzozi kandi zarasohoye. None rero yasobanuye ibyanjye bigasohora, yabasha no gusobanura ibyawe. Ijambo ryambwira ngo baramutubiza, ariko nta kindi cyatumye Yosefu yinjira ibwami, nuko hari umuntu wavuze izina rye. Imana iguhuze n'umuntu uvuga izina ryawe. Ahantu wasuzuguriwe, Imana iguhuze n'umuntu uvuga izina ryawe. Ahantu ibihe byagupingiye, Imana iguhuze n'umuntu mu izina rya Yesu. Ukeneye umuntu inshuti yawe, tuzamura Imana icyubahiro. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo icyo gihe uyu muhungu ugakirizaho Yosefu arafungurwa, ngaza aje gukora ikintu gikomeye. Umwami yarasubije kuko inzozi ze yabonye umuntu umwe mu gihugu, abona umunyabwenge kandi w'umuhanga, ufite Imana yera, usobanura ibintu bihishwe, imenya ibiri kure. Ariko icyama muhanuzi inshuti yanjye, Imana ikugire umuntu udasanzwe ukora ibyo abandi bananiwe gukora. Pastor, umushumba, mukristo, Imana iguhindura umuntu umwe mu bantu rero ukora ibyo abandi batashoboye gukora, iguha amavuta akora ibintu ibyo abandi batashoboye, ikumbere igikundo n'igitindo cy'umwuka. Imana iguhindura umuntu umwe gusa, igutoranye mu bantu benshi, ikugira umuntu umwe ukora ibyo abandi batashoboye gukora mu izina rya Yesu. Ijambo rirambwira ngo icyo gihe uyu muhungu witwa Yosefu, ngo Farawo aramubaza ngo mbese wabasha gusobanura? Ngo aramubwira ngo hoya, ahubwo sinabasha gusobanura, ahubwo Imana yera yaremye ijuru, iyo Mana imenya ibihe n'iminsi, yaremye ijuru n'isi, Imana ikomeye niyo yabasha gusobanura ibigize inzozi mwami. Ngo nuko Farawo aramurotorera icyo ngundira umuntu, burya umuntu ukuwe mu bantu benshi aje ari igisubizo cyawe. Imana imutuma afite ubushobozi bw'ibyakunaniye gukora. Icya kabiri, umuntu imutumye aza afite imbaraga zishobora ibyo utari gushobora. Uyu muntu aza ari igisubizo, ntaza ari ikibazo, ntaza ngo umwige, kuko aza ari igisubizo cy'ibyo wize ukamutsinda, aza asubiza ibintu byawe byose. Ntabwo yagutuma nk'umuntu umwe imukuye mu bantu benshi ngo aza kubaza imyirondoro ngo ruturuka kwande, ubundi rubaye, ubundi ukora iki, reka da. Aza asubiza ibibazo wibazaga, aza arema ibyo wabonaga ko bimeze nk'ibitariho. Ikinyarwanda kiza umuntu birasobanuye ari mu bwinshi, umuntu agizwe n'ibintu byinshi,
ariko iyo tuvuze abantu tuvuga ubwinshi bw'abantu ariko batagize ikintu bamara. Ikizabikubwira nuko wagize abantu ugira ikibazo ariko ntibagikoze, ariko umuntu umwe yaraje aragikora, kirasubizwa neza. Icya kabiri, wagize abantu benshi ubona intambara zikomeye baraguta, ariko umuntu umwe yagukuye muri icyo kibazo wagezemo. Umuntu umwe niba ukeneye, Imana ishimwe, ntizagukirisha ubwinshi bw'abantu, izaguhuza n'umuntu umwe wenyine azahindura ubuzima bwawe. Imana iguhuze n'umuhanuzi umwe azahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana iguhuze n'umusaposo umwe azakora ibintu bikomeye utari gushobora. Umuntu umwe yaguhuza n'inzu, umuntu umwe yagukiza indwara, umuntu umwe yagukura mu kibazo, ariko abantu benshi bagusuzugura, abantu benshi baguteza abantu benshi bakugayisha, abantu benshi barakuvuga, maze umuntu baravuze ngo umuntu umwe ngo abahinzi benshi bayobya imbura. Na yindi mpamvu nuko gutorereza umuntu umwe mu bantu benshi. Ndafashijwe, haleluya. Bibiliya irambwira ngo nuko icyo gihe Farawo ngo Yosefu amusobanurira ibintu byose yarose, aramubwira ngo Farawo yarose inzozi zimwe, kandi izi nzozi zisobanuye ikintu kimwe. Aramubwira ngo izo nka zirindwi zibyibushye wabonye, aramubwira ngo ni igihe cy'uburumbuke, n'imyaka 7 y'ibihe byiza. Ayo masaka izo nka zandutse n'imyaka 7 zaza y'ibihe bigoye, ngana amasaka abyibushye, ni ibihe byo kweza, ni igihe cyo gutera, ni igihe cyiza muzabaho mu gihugu. Ariko ayo masaka nanutse wabonye ni amata zateye y'imyaka 7. Aramubwira ngo none Farawo, shaka umunyabwenge kandi w'umuhanga. Iyo wahuye n'umuntu uturutse mu bantu benshi, aba igisubizo, aba umuntu uguhuza n'umugambi w'icyo watekerezaga, akora ikintu gikomeye, arema ibintu by'imbaraga, niba akora ibintu biremereye abantu benshi batari gukora. Ibyo abapfu bananiwe gukora byakozwe n'umuntu umwe, ibyo abarozi bananiwe gukora byakozwe na Yosefu umwe gusa. Ageze imfizi kuri Egiputa, ariko sifa kwa Mungu, haleluya. Icyaha umuntu wese akacira umuntu umwe uturutse mu bantu benshi. Reba umuntu umwe abana n'abantu benshi, kandi azi ibyo abantu bafite, azi ibikenewe mu bantu. Yaje azana ingoranywa, azana umuntu ukenewe uremereye. Toyaza bini foda anda foregere. Imana iguhuza n'umuntu ufite yanjye, uguhuza n'Imana avuganye nawe. Imana iguhuza n'umuntu urwana intambara yawe, akarwana intambara mu buryo bukugeza ku ntsinzi y'umwuzuro. Niyo ipfundo dayimoni akurwanya ngo agutsinde, iguhuza n'umuntu w'umumaro ukugeza mu cyerekezo cy'ijambo ry'umwuka w'Imana. Ndafashijwe. Bibiliya avuga ngo nuko Farawo cyumva ibyizi inzozi n'uburyo mubwira, amaze ngo hari umuntu usumbuye w'umunyabwenge w'ubuhanga wawe wita Yosefu. Ndashima Imana. Iyi Imana iguhuje n'umuntu aza ari igisubizo cy'ibibazo byawe byose, aza ari umujyanama, aza akugira inama ikugeza ku ntsinzi, aguhugura byimbitse bikugeza ku masezerano, aragusengera bigasohora, arakuganiriza ukumva unyuzwe. Uyu muntu Imana iguhuze nawe nshuti yanjye. Ubundi hari uburyo abakobwa benshi dufite bababazwa nuko batabashaka, bakababazwa nuko batabona abafiyanse. Burya kandi uri umukobwa mwiza uhura n'abasore benshi, ariko ntihagire umuntu uvuga ngo tubane. Abo wahuye nabo n'abantu benshi, ahubwo uwawe aza kubwira ngo tubane, aragukwa, aragusaba, atanga impano. Ikizakubwira ko ahuye n'abantu nuko abantu bo bazakunyaga, bazakwiba, bazashaka kugusambanya, bazashaka kugira ngo bakugirire nabi, bazakuteranya. Ariko umuntu Imana igutumyeho aza kugeza ku ntsinzi y'urugo, amenya icyo ukeneye utakivuga, amenya igikwiriye kugeza ku ntsinzi y'ibihe, aguhuza n'umugambi w'ijambo riremereye. Imana iguhuze n'umufiyanse wawe, Imana iguhuze n'umugabo wawe, dukure n'insoresore nyinshi, kuvana mu bihe by'abakundira ubusa.
imana iguhuze n'ukumva akakugeza ku ntego y'icyo wibwiraga. Haleluya. Icyatumye abantu benshi batakirana bagira ikintu bagumarira, wahuye n'abantu ariko gutoranyiriza umuntu wumva bakamira wumva ibibazo byawe ufite akabigira ibye. Imana iguhuze n'umuntu ukugeza mu ndoto zawe, n'ibindi imigambi ya satani ishobora, ahubwo iguhuze no gukora imigambi ya satani n'izina rya Yesu. Ndafashijwe ariko nta muntu umwumvishe uri kumva iri jambo ngazamurira Imana icyubahiro. Imana iguhuze n'umuntu umwe imukure mu bantu benshi, imuvane mu kazi ukoramo harimo benshi, imukure mu miryango ubanayo, imuvane mu bihe. Imana iguhuze n'umuntu ukugeza mu ntsinzi y'ibihe by'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Imyaka 7 amubwira amagambo ko ndizaba hejuru muri iki gihugu cya Egiputa. Ninjye gusa, abandi bose abapfumu, abanyabwenge, abakonikoni, abarozi, abagambanyi, abanyeshyari n'abapotifari bari bari hejuru ya Yosefu n'abandi benshi b'abagambanyi, abakonikoni, abamufungishije na Potifari ubwe na muka Potifari aravuga ngo ninjye uzaba hejuru yawe gusa, abandi bose bazaba munsi yawe. Ndashima Imana ko iyo iguhuje n'umuntu akurutisha abantu benshi yahuye nabo, akugeza mu ntsinzi y'umugambi w'Imana ukomeye cyane. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu. Bibiri irambwira ngo ni uko icyo gihe Yosefu akiza igihugu kuko yazanye igisubizo cy'igihugu cya Egiputa. Imana iguhuze n'umuntu w'igisubizo cyawe, iguhuze n'umuntu ukugeza mu mugambi w'Imana yavuganye nawe, iguhuze n'umufiyanse ugushaka, igukureho aba boyfriend, igukureho girlfriend, ikuvaneho abantu batafite umumaro, igutegekera ibihe. Imana iguhuze n'umuntu ukugeza mu kazi, uguhuza n'akazi, uguhuza n'ibihe, uhuye n'abantu ntibamenye icyo ukeneye, iguhuze n'umuntu umenya icyo ukeneye mu izina rya Yesu. Nasomeye ijambo ryambwira mu gihugu kimwe cya Isirayeli ngo hateye umugabo witwa Goliyati, ngo aza afite amatwara akomeye yo gusitikisha Imana no kuyisiga no kuyirwanya kugira ngo arwanye ibihe by'umwuka mu bantu. Ariko ngihagurutse umuntu umwe, n'ingabo zambaye abajenerali barimo bihishe iminsi 40 n'amajoro 40, ingabo bose barangije ngo baratinya bihisha mu buvumo. Ngo ariko yagurutse Dawidi uvuye mu ntama utaritoje imyitozo y'ingabo, ngo imuhagurutsa n'umuntu umwe gusa, ariko icama ukumvira ijambo. Nasomye ijambo ryiza rirambwira ngo Samweli wa mbere heri witando mandi foregra shelezo mandi foregra. Sutiyande Imana iguhuza n'umuntu uguhuza n'ibyo Imana yavuganye nawe, iguhuze n'umuntu ugendera igisubizo cy'inzozi zawe, iguhuze n'umuntu uguhuza n'icyerekezo cyawe, iguhuze n'umuntu ukugeza mu ndoto z'Imana yavuze. Ntikunde ko imigambi ya satani isohora, ahubwo intego y'Uwiteka n'ijambo ry'Uwiteka risohore mu buryo bw'itegeko riremereye. Nemone foda laza bini manta fore bone na fota raza moda bine edasti fomenikri. Imana iguhuza n'umuntu uguhuza n'isezerano mu mbaraga zikomeza muri Kristo Yesu. Nebo odasti foma raza mo odasti fomenikri. Ndumva ijuru, ndumva ibihe by'umwuka, ndumva ijambo rihindura, ndumva imbaraga zikomeye z'umwuka w'Imana. Imana iguhuza n'umuntu uguhuza n'isezerano mu buryo budasanzwe cyane. Dena karava bonema shiridi bini fomenikre. Ngo Dawidi arangije mu kintu yakoze gikomeye, nuko yaje ari umuntu utanga ihumure mu Isirayeli. Imana ishimwe. Icyatumye utsinda intambara yawe, wagize ingabo nyinshi ariko ntabwo zakugejeje mu ntsinzi. Wagize abafana abakubwira ngo komera ntacyo bagukomeresha, wagize abafana bavuga ngo tukuri inyuma ahubwo nzakujya imbere. Yihuye n'ibyo n'umuntu akugenda imbere mbere y'uko ugenda inyuma, akugenda imbere. Haleluya.
akora ikintu cyose kikugeza munsi Imana umusozi kugeza muri telefoni yawe Laza binima Dawidi ndarangije mu kintu gikomeye yakoze ndafashwe mu kintu gikomeye yakoze kiremereye ngo ageze mu rugerero rw'ingabo ugasanga abo zihisha iminsi 40 n'amajoro 40 ugasanga umufilisitiya arangije ndarivuga hano suzuguye ingabo za suzuguye umwami wa suzuguye n'igihugu cyane suzuguye gato n'Imana yayo ariko ngo ijambo ngo ryamwe Dawidi ndakirita mu matwi aravuga ngo kuki umufilisitiya utacebwe yabasha gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho ndafashije ubico gihe Dawidi ngwarangije ababwira Abisirayeli ababwira ingabo arababaza ngo mbese umufilisitiya utacebwe abasha gusuzugura ingabo z'Imana ngo uwo mwanya ngo iyo Imana iguje n'umugurega ahita abona intege nke zikimaze igihe kikwirukansa icyo watinye amenya intege nke zawe yakubita kigatsindwa ikikwirukanisha ibihe amenya aho yakubita kikamenagurika iguhuze n'umuntu ufite intwaro zikurwanira n'umuntu wenyine ukeneye ufite imbaraga zikubita hasi imigambi y'amahanga newo basifoma iguhuze n'umuntu ukubita hasi intwaro zikuzimu ukeneye umuntu ngo Dawidi ngo ingabo zimaze igihe zihishe ngo zazihishe kubera ubwoba bwinshi bukomeye zari zifite ariko ngo batinya umugabo kuko batamenye intege nke ze bashubitaga itike n'amateka y'intambara yarwanye bagira ubwoba ubu dufite abantu bafite inkuru z'ibihuha dufite abantu bafite inkuru batinyishijwe kubera ko bumvise seve y'abagambanya kubera ko bishe benshi barwanyijwe na benshi ariko Dawidi ngabona ahantu yakubita amenya intege nkeya amenya ikintu cyose cyatsinda umufilisitiya ijambo rirambwira ngo ni uwo mwanya Dawidi ngo ahishurirwe intege nke z'uyu mugabo Imana ihuza n'umuntu ufite amaso y'umwuka umenya intege nkeya z'umubisha wawe akamumenagura mu izina ry'Umwana ibyo umaze igihe utinya igihe kirekire uyu muntu wenyine azahindura amateka y'ubuzima bwawe amenya intege nke z'icyakubashije ngo Dawidi amenya ko atakebwe icya kabiri asanga ko nta muntu n'umwe ufite ubwenge bw'Imana wasuzugura umuntu wavuganye n'Imana amenya ko umuntu wese utakebwe apinga abakozi b'Imana apinga ijambo ry'umwuka ngo Dawidi arababwira ngo umufilisitiya utakebwe abasha gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho uwo mwanya arababwira ngo njye mvuye mu myitozo mvuye mu ishyamba ndagira inama gatatu nawe yaraje ndayica ntabwo nayitinye yandukuye mu nzara z'intare izabasha no kwinjiza amaboko y'umufilisitiya utakebwe ijambo rirambwira ngo ibyo byiringiro by'Imana gutsinda biravuga ngo nuko ugeze ku murongo wa 40 kangahe ngo nuko Dawidi yerekeza ku rugamba biravuga ngo dastifobinima andastoga Sawuli ngo yazanye imyambaro arayimwambika Nuravuga ngo ngenda mwana wanjye utekabane nawe bamuha imyambaro mu ngofero mu nkota arabijana mubwira ngo mwana wanjye utekabane nawe uwo mwanya ngo Dawidi ngo byambaye gatambutse ngo biranga ahita abwira Sawuli ngo ndumva bindemereye birandemereye yibutse ko yatsinze idubu atabyambaye yibuka ko yanesheje intare atabyambaye abantu ko yamenyereye rwana ndashima Imana y'ubutumwe bw'umuntu ntabwo azafite umuntu uje kuteta kunzi ntabwo umuntu twaje izindi imbaraga z'abantu
azahabwa imbaraga zikugeza ku kintu gikomeye. Kubera ko impamvu ya mbere, ntabwo uyu muntu Imana yamwohereza ku buzima bwawe ngace mu bandi bantu, reka da, kuko azi neza ko ageze mu bandi bantu bamuca intege, avuga ngo ntabwo uzabitsinda. Uriya muntu mwihorere, azaba ubucece, akora mu ibanga, ikimutumye ikimuzanye nitakora, kandi intsinzi y'Imana akayikugeza mu izina ryanjye. Ukeneye umuntu umwe gusa niwe ukeneye mu izina ry'Imana. Hanyuma nerekeza ku musozo ngo Dawidi arangije uwo mwana, ndafashijwe ariko ntabwo mubyumvise. Aho uri hose ndagira ngo dufatanye kwizera, ufite ibyiringiro by'umwuka w'Imana, Imana iguhuza n'umuntu ufite intwari gutsindira mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi arangije uwo mwanya abwira Sawuli ngo ndumva bitambereye, ndumva bindemereye, ngo arwane uko yarwanye mbere. Ndashima Imana ngo impamvu ya mbere nicyatumye Dawidi atarwana n'Umufilisitiya yambaye iyo myambaro ya Sawuli, nuko yanze yuko intsinzi ya Dawidi yitirwa Sawuli ikitirwa imyambaro ye. Icya kabiri, yanze yuko abantu baririmba imyambaro ya Sawuli aho kubona Dawidi. Ndashima Imana ko uyu muntu igutumyeho, uyu muntu uzanywe n'Imana, imuhaye ubushobozi bugutsindira, kugira ngo tutagira undi muntu witirirwa intsinzi yawe, hatazagira umuntu witirirwa intsinzi ye. Ni umuntu uzavugwa n'Imana, Imana iguhuza n'umuntu mu izina ryanjye rya Yesu. Hari umuntu umwe w'inshuti yanjye Imana yigeze kubwira ngo Uwiteka ngurize cyamunara barayandika bayishyiraho, abarangije bayishyiraho, itariki yo guteza iragera. Hanyuma yari afite ideni rya miliyoni 10, bagomba kumutera yasi 15, ageze ku 10 zamunanira bamushyira muri cyamunara. Hanyuma mu gihe cyo guteza umunsi uragera, baza guteza, abantu bazenguruka inzu bakubita bavuga bati mbese iyi nzu ni itafari cyangwa ni ibyondo. Iyi nzu barayigenzura ariko bitakavuga ngo nta cyamunara ihari. Nkunda amakuru y'umurwa, ayo ngayo azanwa n'ijuru rikomeye cyane. Ngo noneho uyu muntu yicaye mu nzu arira ati Mana koko ubikoze iki, kandi bambwiye ko batazateza. Yirukanze mu miryango ye, bafite amafaranga ntibamwishyurira, yirukanka mu nshuti, yirukanka mu bavandimwe, ahantu yari asigaranye akazi yari arimo niko konyine yacyuzuye ijisho ryonyine, ariko ikavuga ngo Uwiteka nta cyamunara ihari, Uwiteka. Hanyuma uyu muntu umunsi wo guteza igeze, mu gihe abantu bazenguruka inzu bavuga bati turebe agaciro kayo, turebe niba nzunguka, bari bafite amamvirope amafaranga baje kugura cyamunara, bagiye kumva bumva kuri banki bahamagara wa mudamu, baramubwira ngo ideni ryawe ryishyuwe, nta cyamunara igihari, abo bantu baje guteza babwire yuko ideni ryishyuwe. Bahita bahamagara niba ushinzwe guteza, baramubwira ngo reka guteza iyo nzu, ideni ry'uwo muntu ryishyuwe. Hanyuma uwo mudamu yahamagawe na nimero ya prive, iramuhamagara aramubwira ngo ideni ryawe naryishyuye, nta cyamunara igihari. Iyo nimero ya prive ntiyongeye kumuhamagara, yaramubwira ngo ideni ryawe ndaryishyuye, nta cyamunara igihari, Uwiteka bari nawe. Sinzi niba usenga, sinzi niba uri umukirisitu, ariko Uwiteka negetse kukwishyurira ideni, nta cyamunara igihari. Uwo muntu yamuhamagaye uwo mwanya gusa ntiyongeye kugeza n'uyu munsi. Ntazi ngo ninde wishyura ideni rya cyamunara ye, mbese ntazi amakuru. Uyu muntu nimero ya prive ntiwayihamagara, mbese ibyo byaramucanze, abona ku munsi wa cyamunara ideni rye ririshyuye. Imana imukura mu kibazo ikoresheje umuntu umwe wenyine, mu miryango ifite amafaranga, mu nshuti, mu bavandimwe bafite ibipangu, bafite amayetaje, ntiyabona umuntu umugirira neza. Ndariko umuntu umwe gusa yishyura ideni rya miliyoni 10, ntaca myinshi, nta ngwate, nta namuzi, ntazi nishyuwe,
na n'uyu munsi na n'iyi saha ntazi uwo muntu uwo ari we wamwishyuriye ideni. Mu yandi magambo byakozwe n'umuntu umwe wenyine. Mu bantu benshi yari afite, mu nshuti muba yiringiye bose ntabwo yabaciyemo, ahubwo yanyuze mu muntu umwe gusa wenyine umbereza ku ntsinzi. Mu yandi magambo ukeneye umuntu umwe. The last format. Dawidi arangije ngo ahita afata icyemezo ajya ku kagezi, afata amabuye 5 aza akotora Umufilisitiya amukubitishije ibyanditswe byera. Bibiliya irambwira ngo nuko icyo gihe uwo mwanya Dawidi ngo abwira Umufilisitiya aramubwira ngo wamenya agacumu n'igicumu, ariko ngiye guteye mu izina ry'Uwiteka Imana basuzuguye, ndakwica guca igihanga kugira ngo mu isi hose bamenye ko Mose ari iki, harimo Imana. Ngo nukora rirekera amukosha n'ibiri gitya mu bwonko, yikubita hasi afata inkota ye aramuhorahoza, amaca igihanga kizamukanira mu murwa. Abagore baramuririmba, avuga imirimo ikomeye cyane. Nguyu Imana iguhuje n'umuntu ukora ikintu benshi bene gukora, ni umuntu kugeza ku ntsinzi. Ibihe byati bitaguhaye intsinzi, imiryango itagutabaye, tutizitanye twanyine badahari, ni umuntu umwe gusa Imana iguhuje nawe. Haleluya! Imana iguhuje n'umuntu w'imbaraga mu izina ryande rya Yesu. Ndafashijwe iguhuze n'umuntu w'imbaraga, iguhuze n'umuhanuzi w'imbaraga, iguhuze n'icyo wasengeye. Haleluya! Imana ihimbazwe cyane. Ndafashijwe. Ijambo rirambwira ngo nuko icyo gihe ngo Uwiteka akura igitutsi kuri Isirayeli. Ngo Dawidi araririmba, ni umuntu wabikoze, ingabo zifite amajenerali n'abandi batandukanye. Icama muri iki gihugu Imana igahagurutsa umuntu umwe gusa yakora ikintu gikomeye muri iki gihugu. Icama hakaba umupasitori umwe yakura igisuzuguro ku gihugu. Icama Eliya yahagurutsa umwe yica abagizi ba Bayali n'Imana yabo arabisuzugura. Ni umuntu wabikoze. Imana ihagurutsa umwe ku buzima bwawe, imukure mu bantu benshi, aza akora ikintu gikomeye kikugeza mu ntsinzi. Nta ndwara n'imwe izagutsinda nihagurutsa umuntu umwe, azarwana menshi. Gideyoni hagurutsa ari umuntu umwe arwanya Abamidiyani. Yefute hagurutsa ari umuntu umwe arwanya abadayimoni n'ibitero bikomeye. Imana ihagurukiriza umuntu umwe. Nuko Pawulo yandikira Filimoni avuga ngo Filimoni we, nagize inshuti nyinshi z'abantu, nagize ba Dema, nagize abantu benshi batandukanye, ariko nta n'umwe wigeze ungirira umumaro. Avuga ngo rero icyo mwene data mubonemo umumaro muri Kristo Yesu, unduhura umutima. Ndashima rero wagurukije umuntu guhurura umutima, igwagurukije umufiyansi guhurura umutima, igwagurukije umugabo guhurura umutima, igwagurukije umugabo guhurura umutima, igwagurukije inshuti guhurura umutima, igwagurukije umuvandimwe guhurura umutima, hagurutse umuhanuzi guhurura umutima, hagurutse inshuti guhurura umutima. Haleluya! Hagurutse umuntu umwe wenyine aze akunga umutima, akomora ibikomere, agukiza imyaku y'abantu, akuvana mu bihe bidasanzwe. Hagurutse umuntu mu izina ryande ryaje. Nta ntwaro n'imwe, nta mbaraga n'imwe yatsinda umuntu Imana yahagurutse mu izina bacu Yesu Kristo. Waba uri muri Amerika, waba uri i Burayi, icyo Imana ivuganye nawe, icyo Imana ivuganye nanjye, ni ukwivuze ko igahurikije umuntu umwe, ukuva mu kibazo cyawe. Waba uri muri iki gihugu, waba uri mu bihugu bitandukanye, iravuze igahurikirije umuntu umwe ugukuva mu kibazo wari ufite. Kandi uyu muntu imuvanye mu bantu benshi wari uzi, imukuye mu bantu benshi utari uzi, ikuvanye mu denasiti bonema razabini stopeni. Ndabona inkoni y'izahabu imezomadi foregome deta, Imana iha abantu mu ntoki. Ndabwirwa ngo Imana ihaye abantu inkoni ibambutse ibihe bikomeye, nubwo imvura ari nyinshi, ariko Imana ibahaye abantu imitaka. Imana ikoze ikintu cy'ingenzi mu izina ryanje ryawe. Umuntu umwe akoze impinduka, umuntu umwe aremye ikintu gikomeye, umuntu umwe akiza ubuzima bwawe, umuntu umwe arwanya intambara yawe, umuntu umwe avunja n'umugisha wawe, umuntu umwe anasifobita shewodi binima. Umuntu umwe aremye ijambo rikomeye rigukiza ikibazo. Ni umuntu umwe Imana yahagurukije. Ndashima Imana ihagurukije umuntu umwe. Haleluya!
umuntu umwe yakije igihugu cya Egiputa Yosefu agikuramo amapfa akomeye. Umuntu umwe Esiteri yakijije Abisirayeli urupfu arabavuganira. Umuntu umwe Nestakodi bini Foredrere. Umuntu umwe Aburahamu yahinduwe sekuruza amahanga imukuye mu buri benshi. Deoda Fopiye Eda. Umuntu umwe Imana ihagurukije ni ukugeza ku ntsinzi. Neotabazi binigare rezikitandoma adafoprea binistar. Ndabona ikiganza c'Imana gikuraho abantu uburwayi bw'amaso. Hari abantu bateze iki kiganiro amatwi, Imana ikureho ubushobozi bw'imyuka y'ibisazi. Abantu Imana ibohoye ubwonko bwabo n'ibitekerezo irwanya intambara iremereye cyane. Hari abantu Imana ibohoye umubiri, hari abantu Imana ikijije indwara zikomeye z'ibikatu, ibikanseri, ubwo Imana irwanya intambara mu izina ryanje rya Yesu. Hari Imana ikoze ihagurukije umuntu umwe wenyine akoze ikintu gikomeye. Inkoni y'izahabu Mose yamwagurukije ari umwe ageze imbere y'inyanja itukura abera igisubizo Abisirayeli. Inkoni ivamwo ubushobozi bubacira inzira mu nyanja itukura. Ni umuntu wabikoze. Imana ihagurukije umuntu wo kwambutsa aho wanze kwambuka, aho ibihe byari byanze ko wambuka, aho iminsi yari iguhemukiye, aho wari usebye. Ihagurukije umuntu umwe akuvanye mu gisebe, akuvanye mu gisebo, agukirije umwaku n'umwanda. Uyu muntu umwe azanye impinduka y'ibisubizo byose wari utegereje. Ni umuntu umwe Imana ikoresheje mu izina ry'Umwami. Ndagira ngo dusenge. Waba urwaye umutwe kuko Imana izanye gukiza. Waba urwaye amaso, waba urwaye igifu, waba urwaye umwijima, wabuze urubyaro, wabuze ijambo. Numvise Imana ikije kubohora abantu no gukiza abantu. Nomene for a green star. Ahari ijwi waba uryumvise bwa mbere bitandukanye n'andi majwi yose. Imana ije gukora. Ntabwo twigeze twumva Imana itubesa, nitwumvisha Imana mu bintu bitazakora. Ni umuntu yihagurukije Yesuwe ibonga ikugira ngo irohore abantu, ikiza abantu mu izina rya Yesu. Nepi dusenga Imana parazi binima shodiga. Kora ahantu hose urwaye, kora ahantu hose urwaye. Imbaraga z'isumba byose zikora ibintu by'imbaraga. Uyu muntu umwe azanye impinduka. Uyu muntu umwe akoze ikintu cy'imbaraga zikomeye. Neboneza takita perewodi binifuma twategetse mu izina rya Yesu. Shiza bohora kora rema mu izina ry'Umwami. Kora icy'ingenzi, kora icy'imbaraga. Rwanya bari kumutaza imigambi ikomeye. Bohora abantu bahuza n'ibihe byose. Ijambo riremereye rikora igitegeko buri gasana. Tugushimiye ibyo ukoze kandi rimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha. Iguha umugisha mwinshi cyane. Imana iguha umugisha, ariko kandi Imana iguha umugisha. Haleluya, haleluya. Shuti wowe uduteze amatwi kandi ukurikira ijambo ry'Imana, dusaba umugisha. Profete ni evangeliste byose ni ibyawe Claude. Imana imumugisha kandi Imana imukomereze amaboko. Dusubike ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndakubwira ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, muhamagare muhe icyifuza gufasha gusenga Imana, ariko kandi ushobora no kumugisha inama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka tumusabe ataga nimero ya telefone ku buryo mwamuhamagara bitewe n'icyo mwifuza, ariko muhamagare abafashe mu izina rya Yesu. Reka tumusabe atanga nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 078 078 Yego. Ibigo Jean Claude. Yesu aduhamwe. 078 Yesu aduhamwe. Urakoze cyane. Abantu baguhamagare mbibutse ko iyo nomero